Muraho neza, muraho nshuti zacu, nshuti za Itabaza Family TV Show, ni nje wa wundi wagarutse kuri televiziyo zanyu, kuri televiziyo yanyu Itabaza Family TV Show, turabakiriye neza abari hirya no hino, turabiyegereje. Abashasha baje hano kuri Itabaza Family TV Show, turabasaba gukora subscribe, ndetse n'abandi basanzwe bazarebera mu madirishya, turabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo muve mu madirishya muze mureba ibiganiro mutarinze gusacinga cyangwa se ngo kigwe kizaza kiza cyangwa kiza kuri telefone yawe uko twaproginze ukibona. Mureke kurebera mu madirishya, mudukore subscribe, irakenewe. Turi kumwe n'abafite hano, mwabonye ko turi benshi uyu munsi, Imana yadusekeye hano iwacu, twabonye abatumiwe, turabiyegereje ndetse mwese muri batatanye, turabiyegereje ariko sinabashaka basanzwe bambona agazari n'umutuzo ndongoza, ariko uyu munsi twaje turi benshi, turabiyegereje. Hanyuma ntaragira ibindi mvuga, reka mwanze mwivuge kugira ngo abavandimwe bari kuri Itabaza Family TV Show baje kubabona, bamenye nyine muze tuganire babamenye. Dutangire hariya kuri boss. Murakoze cyane. Ngiye neza kandi uko bisanzwe mubizi nabisohoka mbere kuri iyi channel, nitwa Senda Etienne, abantu bazi ku izina rya Senda. Ari n'akandi Imana yampaye kandi niba kashimisha kagushira ariko hari abantu nabonye mu Rwanda ntagucera mu Rwanda ngo abakiri benshi bagahita ahubwo bamusanze ntabwo baba batazi abana babo, ahubwo ni igisimu no kwitamama runaka mu Rwanda. umwana wanjye nawe bishimye nziza kabisa, mwana wawe nakomeye nanjye urasa nawe utagira mama w'abana na papa wabo ndasohoka umwana wabo kuko abana baba gatatu ahubwo bivuze neza cyane. None se ntashobora kuba afite abo babiri abafite base babiri mbese bivuze ngo mu Cyongereza n'igifaransa biza bigenda birushanya n'imbushanya. Nanjye ni byo nitwa Sega n'umugeri nuwaha nuko gusaba ngize mufite, ariko si ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu, nibyo uri hariya hirya ku buhanga bw'izuba biza ngaragara cyane, ariko kubera impamvu z'akazi ntaba arimo nyine hariya.
sinzi ko biza kugenda neza hari ubuhanga bw'ibyuma rero nishimiye kuboneka noneho ndi kumwe n'abashyitsi kugira ngo dusange bazombona muri partitu ntagaragara nzihangana nje muri partitu murakoze twarafatanya kugira ngo wenda tukigendere. murakoze cyane kwivura, Imana ibahe umugisha kandi mwegere hano kuri Itabaza Family Solution, dukunda abashyitsi cyane turabiyegereje. Hanyuma tutatinze tugiye kubagezaho insanganyamatsiko niyo tugiye kuganira. Nshaka kubabaza, hari ibintu bimaze turimo kubona kuri YouTube umunsi ku wundi biteye abantu ku ma YouTube, ugasanga uyu munsi bavuze kuri video y'umuntu wambaye ubusa, ejo bavuze kuri video y'umuntu wambaye ubusa. Nubwo natwe tuza kubivugaho tukubahuka cyangwa se ibindi bindi, ariko ni ukuvuga ngo tuganirire hamwe kugira ngo dusange ibitekerezo. Bino bintu murimo kubona bikwiye. Incamake y'umuntu avuge uko abibona narangiza atange igitekerezo cyiwe hanyuma murakoze cyane. Nasize ibi bihe kandi ni byiza hazavuga umurwayi, ariko ngiye ku bwanjye numvaga ijambo rihari se sinababaje kandi bituma narashoboye duhere ku gitekerezo ko wabika kugenda imbere yanjye. Ibyo niyo mbogamizi yanjye ihari nyuma yayo rero yagiye nashobora kandi agafata umwanya niba yifata kuyifata muri telefone niba uzi uyifata cyangwa n'abandi bazayifata. Noneho utekerezaga cyane abandi bayifata abageraho gufata imyenda yawe. Izo kandi ibibazo turimo kwibaza, ese umuntu uyifata cyangwa n'abandi bayifata? Abandi bayifata gute kugeraho ujya kuganira n'abandi nta myenda wambaye bakubona ashobora kuvugana nawe kuri video call akamurikodinga batabizi. None se nje kuvugana nawe kuri video call utameze nambaye. Icyo gihe cyo gufungura kamera nkiyerekezaho nambaye ubusa, ibyo bisobanuye rero biba byamubayeho. Ntabwo ari ngombwa rero kuvuga ngo ibishushanyo hariya wenda abantu benshi tuba tubizi, ariko iyo bigiye kuri social media nibwo abantu benshi babizi. Rero mugihe biba byamubayeho ntabwo ari byiza kuvuga ngo ugende nawe uje kubivuga. Rero na murumuna wawe bimubaho cyangwa umuvandimwe wawe, wowe wabivuze na muvandimwe wawe bizamubaho. Rero none se kuriya ntabwo biba bishimishije. Kubera ko biba bihutira kumubwira inkuru ko numva kera mwiza twagiye ko muratega moto nje kugana kera je twatubajije umuntu agera kuba muri kugenda ya niyo kabisa cyakigeze safi yibaye noneho mfate wa mufite ariko uriya we ngiye kubwanjye kugira ngo tugabanye amagambo bitewe n'umwanya ufite. Uriya rero ndatekereza ko nanageze no mu kubyo rero bacisha mu magambo aziza ngo bamuhaye iyo kongera byo rero ndimo ubona ko kitandoza waba wayitanze ngo ashire hanze niwo mugombe kuko wundi wayibonye wundi wayitanze iyo atabazi ko wenda bazayishyira hanze. Kubera iki abagamije iki? Nasa ntuzi ko bazabafisha amafaranga. Oya
Ushukisha amafaranga akamubwira ngo ka videwo yawe nje ndaguha amafaranga yarangiza akayimuheza kubera ko aba ashonje aba akeneye ifaranga akamubwira natwe ntabwo akamubwira akayishyira hanze iwe aramubwira ngo arayigumana none aba hagusaba videwo yawe wambaye ubusa ngo guheza ifaranga aje kwigira gusa ayireba anezeza amaso yiwe kuko wowe mu bwenge bwawe wokwibaza ko videwo yaguhariye amafaranga agiye kugira kuyigeze agiye kuyimanika mu agiye kuyikoresha none se ko bibaho kubera ko udatekereza akunda abashonje akeneye abashonje ntabwo ndi kubavugira ngo bakoze ibintu byiza ariko mu gihe zabaye akagusaba videwo akakubwira ngo nzayigumana akavuga ngo araguheza amafaranga wenda ufite ibintu ukeneye by'amafaranga rero ntabwo wowe uzi ko azayitanga muba mwabivuganye kandi baba bakwizeye ko utazayitanga ntabwo umuntu wotinyuka kugusaba ubwambure bwawe uwo muntu kera aba yatakaje ubumuntu kukubwira ngo fata ifoto yawe wambaye uyimwe nta umuntu aba agifite icyo gihe cyo kumubwirira icyizere ngo uvuge ngo ndacyamufite icyizere cy'uko azombikira ifoto nta cyizere kiba gihari none hari umuntu uzuyitanga ariko azayishyira kuri social media yoreka ahubwo inzara kwica woreka n'ayo mafaranga inzara ikakwica ugapfa bakaguhamba ariko kugira ngo tuba uzi ko bazayishyira kuri social media nta muntu wabikora abizi ko bazabikora ibyo muhamu ugatekereza ikintu cya mbere nk'uko uwa mbere yabivuze ntekereza ibyo muhamu uvuga ngo uyitanga ngo ntibifite amakosa ngo ni umugore rero ntekereza umuntu wa mbere uburi nyirabayazana mbese wateje ikibazo ko uzi ikibazo aho cyavuye ni umuntu utekereza ko wabibura umuntu uvuga ngo ndahamagaye jewe bamfashe videwo wenda ndenze ndi muri koma wenda ntariye jewe ndahamagaye mfunguye kamera kuri call videwo nzimona gusa ifoto tekereza icyoroshye ni ukwitanga igikomeye ni iki igikomeye ni gukuramo imyenda no guhamagara wambaye burya kwitangaho none wowe utigiriye impuhwe wenyine ni gute undi yokugirira ariko mureke abantu bagira imitima itandukanye none urabika videwo yambaye ubusa se ni igitabo abana bazoza gusoma ni uyibikamo turi mu Rwanda turebe tugaruke nizo rero rero yamagambo y'ibyo Burundi ari izahishwe bizana rero ngira ngo ndabyibuka ariko niba wari umusaza igihe umunsi n'igisi azaza akaba wohereje cyangwa se yaza akabidewo atekanye akagira ati uyu rero ujya kujya magana ngo n'isi y'umujura ni 40 hirya 40 none hagati aho turaturana kirekire kandi wenda tuzogaruka muri hanyuma jewe nari nshaka kutuganira cyane hejuru y'umuntu ubona videwo nk'iyo